uno munsi yaba abantu bakomeye byerekeye ubutunzi, aribo bitwa aba milliardaire bafashe ubutunzi nka bwose bwo ku isi. Harimo aba milliardaire batandukanye, harimo abitwa Bill Gates, harimo abitwa ba Elon Musk, hariho abitwa ba Warren Buffett, harimo abitwa ba Bezos, uriya nyiri Amazon, uriya Elon Musk we afite ubutunzi bwinshi, nawe afite inganda zikora imodoka zigendesha imirasire y'izuba, donc les véhicules électriques. Niwe waguze iriya Twitter, uno munsi yitwa X cyangwa X. Afite n'indi mitungo myinshi cyane. Ni ukuvuga ngo abo bose, hariho n'abandi ariko tuvuga bo, nuko bose ubu bariho baragurisha imigabane yabo mu isoko ry'imigabane, iyo bita le marché boursier. None bakibase abo bose bumvikanye kugira ngo bavanemo ibyabo. Ruvuga ngo hari ikintu bikeka rero. Ikintu rero bikeka nuko hagira habe kugwa k'ubukungu bw'isi. Baragereza kureba uko bo bakuramo ayabo. Turashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turanezerewe kandi kongera gusangira namwe ijambo ry'Imana. Uyu munsi turibanda ku ijambo umwami ubwe yavuze mu gihe yavugaga ku byerekeye ibimenyetso by'ugaruka kwe. Ni ijambo riri muri Luka 21:24. Ni ijambo rivuga ngo i Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Ni jambo ibihe by'abanyamahanga. Hano murumva ko umwami Yesu aravuga ibihe by'abanyamahanga cyangwa ibihe by'amahanga, abihuza n'umurwa wa Yerusalemu. Ni uvuga ko ibihe by'abanyamahanga ni ibihe amahanga Imana yahaye kwiyobora ubwayo kubera ko yanze kuyoboka Imana. Kandi murabizi ko Bibiliya ivuga ko mu buryo bw'umwuka amahanga ntabwo yiyobora, ayoborwa na Satani, ko niwe mutware w'isi. None ibihe by'abanyamahanga byatangiye ryari, bizarangira ryari? Hari impamvu ngarutse kuvuga, si ubwa mbere mvuga ku byerekeye ibimenyetso by'ibihe cyangwa ibijambo ibihe by'abanyamahanga, nuko hari impamvu yihutirwa. Ni ukuvuga ngo rero tubanze tuvuge ibihe by'abanyamahanga bizatangira ryari, bizarangira ryari. Ibihe by'abanyamahanga cyangwa amahanga kwiyobora cyangwa amahanga kuba nkaho ariyo afite ububasha ko hejuru y'ubushobozi bw'amahanga nta kindi gihari, ni guhera igihe Yerusalemu yatsindwaga n'ubwami bwa gipagani, ubwami bwa Babuloni, aribwo bwami bwategetse isi uhereye muri bice bya Iraq. Hari mu mwaka 587 cyangwa 586, aho niho Yerusalemu yashenywe n'ingabo z'umwami wa Babuloni icyo gihe yitwaga Nebukadnezar. Ure icyo gihe rero abayuda baguye munsi y'ubutware bw'abapagani kugeza uno munsi. Nubwo bagarutse mu myaka 70 bakongera bakubaka ingoro yashenywe ya mbere ya Salomo, bakubaka iyo ngoro ya kabiri, ntago bigeze bigenga, bakomeje kuba munsi y'ubutware bw'amahanga. Murabizi ko Imana igihe yavanaga Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa yababwiye ko nibumvira Imana bakagenda amategeko yayo bazaba umutwe ntibazaba umurizo, bazaba ab'imbere ntibazaba ab'inyuma. Ariko ubirebye rero ntago bigeze baba umutwe, ntigeze baba ab'imbere. Nuvuga ngo rero kuva icyo gihe rero uwo muhamagaro ku mutwe w'amahanga wo kuba ab'imbere ntiwigeze ubahira, kubera yuko bagiye bagomera Imana. None rero mateka ya Isirayeli ntago bigeze baba umutwe w'amahanga. Noneho ibihe by'abanyamahanga rero ni kuva gihe Imana ya Yerusalemu, gusa niyo Mana rurema, ingoro yayo yashenywe n'abapagani basenga ibigwamana, aribo banyababuloni icyo gihe. Ese guhera iyo ngoma Babiloni itsinda Yerusalemu kugeza uno munsi, ese Yerusalemu yigeze igarukana ubwigenge bwayo? Ese Imana ya Yerusalemu yongeye kuba Imana ituye hariya mu ngoro Yerusalemu? Oya. Kubera ko nige Yesu yazaga agasanga ingoro kabiri ihagaze aho ingoro ya Salomo yari iri,
ubwe ntabwo bamwakiriye. Murabizi ko yarebye Yerusalemu akarira, akavuga ngo Yerusalemu, 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 wowe wica abagutumweho, ukica abahanuzi, ngo igihe kizazaho abanzi bawe bazakugota, noneho n'abana bawe bakabatsinda muri Yerusalemu, ngo kuko utigeze umenya igihe wagenderewemo, ngo si umenya igihe cy'amahoro yawe, ariko kirahisha mu maso yawe. Ni ukuvuga ngo rero Yerusalemu nicyo kimenyetso kitwereka ibihe by'anyamahanga aho bigeze. Uyu munsi rero impamvu ngarutse kubabwira ibyerekeye ibihe by'abanyamahanga ni ukubera ko Bibiliya ivuga uko bizarangira, kugira ngo Imana igaruke muri Yesu Kristo kwima ingoma ye muri iyi si, nuko ibihe by'abanyamahanga hari ukuntu bizaba byarangiye. None bizarangira gute? Ikintu rero kingaruye kugira ngo mbabwire nuko ibyo Bibiliya yavugaga na niyo mvugo n'umunsi y'abantu bakomeye mu isi. Uno munsi yaba abantu bakomeye byerekeye ubutunzi, aribo bitwa aba miliyarderi bafashe ubutunzi nka bwose bwo ku isi. Harimo abamiliyarderi batandukanye, harimo abitwa Bill Gates, harimo abitwa ba Elon Musk, hariho abitwa ba Warren Buffett, harimo abitwa ba Bezos, uriya nyiri Amazon, uriya Elon Musk we afite ubutunzi bwinshi, nawe afite inganda zikora imodoka zigendesha imirasire y'izuba, donc les véhicules électriques. Niwe waguze iriya Twitter, uno munsi yitwa X cyangwa X. Afite n'indi mitungo myinshi cyane. Ni ukuvuga ngo abo bose, hariho n'abandi ariko tuvuga abo, nuko bose ubu bariho baragurisha imigabane yabo mu isoko ry'imigabane, iyo bita le marché boursier. None bakibase abo bose bumvikanye kugira ngo bavanemo ibyabo. Ruvuga ngo hari ikintu bikeka rero. Ikintu rero bikeka nuko hagira habe kugwa k'ubukungu bw'isi. Baragerageza kureba uko bo bakuramo ayabo. Ibyo bifite impungenge abantu benshi, bari barabona ibyo abo bantu barakora. Noneho ntabwo ari banga, kubera ko witwa Warren Buffett we hari n'ijambo yavuze muri iyi minsi hashize ibyumweru bibiri. Yaravuze ngo reka ndibasomere, ari Icyongereza, ko ni Umunyamerika ariko ndabivuga mu Kinyarwanda, ngo a storm is brewing in the banking industry. Ngo inkubiri y'umuyaga iriho iraza ihuha mu rubuga mpuzamahanga mu byerekeye imari. Nuvuga ngo hariho umuyaga uje kugira ngo unyeganyize, uterere hejuru buri kintu cyose se gwakira. Iri iraza mu byerekeye isoko ry'imigabane ku isi. Nuvuga ngo rero nimba uyu mugabo bivuga, ntabwo ari umuntu ari wese, ntabwo ari umuntu yoroshye muri yo si imari. Nuvuga ngo ibyo rero nibyo bashingiraho impuguke cyangwa abantu bafite ubunararibonye mu byerekeye ubukungu bw'isi. Ati rero aba bantu ba miliyarderi bariho baragurisha bivanaho imigabane yabo ku isoko ry'imigabane, marché boursier, nuko bazi ikintu kigira kibi. Hariho n'abandi no muri bo n'abandi banyabwenge n'abashakashatsi banavuga ko hagira hatera intambara ya gatatu y'isi yose. Icyo ni kimwe mu byerekeye imvugo bavuga, ndaza kwibabwira ihwanye neza na Bibiliya yerekana ko ibihe by'abanyamahanga byenda kurangira. Ni ukuvuga ngo turahora kandi mu byerekeye intwaro ku isi, ingabo ku isi, ibihugu bya rutura, yaba Amerika, yaba ibihugu by'Uburayi, yaba Uburusiya, yaba Ubushinwa, yaba Ubuhinde, yaba ibihugu byose ubu ndetse n'Ubuyapani, butari kuva intambara ya kabiri isi yose yasize bushegesheje, ntago bigeze bongera kwinjira mu bintu byo gushora amafaranga menshi mu byerekeye uburinzi, mu byerekeye intwaro, mu byerekeye igisirikare. Ariko ubu bagarutse nabo gushyira amafaranga mu byerekeye igisirikare, mu byerekeye intwaro. Uyu munsi rero ibyo bihugu byose bikomeye bya rutura ku isi biriho birarushanwa mu gucura intwaro zikomeye kurusha iz'abandi. Amafaranga menshi y'ibyo bihugu y'umusaruro mbumbe wabyo menshi arashyirwa mu bintu bya gisirikare, kubaka igisirikare gikomeye kurusha icy'abandi,
gutunga intwaro zikomeye kurusha iz'abandi. Murumva ibyo rero nta kindi bimenyesha, nibyerekana ko bariteguye intambara. Ni ukuvuga ngo ikintu cyatumaga ibyo bihugu bitarwana, hakaba kubaho, ntabwo twavuga amahoro, ko amahoro asesuye n'Imana yatanga yonyine, ahubwo hari ikintu cyatumaga ibyo bihugu bidashobora kuzana intambara muri byo, kuko byose bifite intwaro zikomeye zitwa intwaro za kirimbuzi. Ariko ikintu rero cyatumaga ibyo bihugu bitinyana kiro kiravaho, mu buryo rero ugwikekwe ubu nirwo tegeko rigenga isi turimo none. Icyo ni cya kabiri. Ubukungu, baritega yuko hari buze kuba crise financière systémique mu isi. Niyo mpamvu bari abamiliyarderi, bari abakungu, bari bafite amafaranga menshi ku isi, bari baravanamo imigabane yabo, kuko barabizi ikigira kibi. Nababwiye ijambo uwitwa Warren Buffett yavuze yuko haje segwakira iri ukubite hasi ibyerekeye ubukungu. Hanyuma uriya we waguze Twitter, uriya yitwa Elon Musk, we aranavuga ko hari abantu bari barategura intambara ya gatatu y'isi. Avuga ngo nimusigeho, nuvuga ngo arabizi kubera ko n'umuntu ari mu rwego rwo hejuru muri isi. Hariho n'abandi rero bakomeye cyane mu bumenyi, abageopolitologue, abageostratege, bose baravuga yuko isi aho iragana ntabwo ari heza. Hari imvugo rero nshaka ko mpagararaho, kuko Bibiliya yarayihanuye ndetse n'uyu munsi irakoreshwa. Baravuga ngo igihe cyose umuntu ari ku isi n'igihe amahanga yavukiye, ngo civilisation yose, nuvuga ngo abantu bagiye binjira mu bihe byitwa ko hari agahenge, ngo ariko bikabanzirizwa n'ibihe bita kao, l'ordre par le kao niko babyita. Nuvuga ngo ordre mondial ituma ibihugu byubahana, bihahirana, bigatinyana kugira ngo byinjire mu ntambara, ngo byabanzirizwaga igihe cyose ngo na kao, nuvuga ngo akavuyo. None uyu munsi baravuga ngo kao iraje, akavuyo karaje. Isi ntabwo iri bwongere kugira ibihe by'amahoro, kubera ko n'amategeko mpuzamahanga ntacyubaho. Ibyo rero, iyo mvugo yabo iwanye n'icyo Bibiliya yita iherezo ry'ibihe by'abanyamahanga. Nuvuga ngo ingoma ya Kristo ariyo ngoma y'amahoro ntabwo iza gusimbura ayandi mahoro yo mu isi, ahubwo ingoma ya Kristo izaba ije kuramira isi, izaba yinjiye mu kaga, aribyo Bibiliya yita intambara y'isi, intambara ya Armageddon. Ese wasanga iyo ntambara ya gatatu bavuga y'isi ariyo ntambara ya Armageddon Bibiliya ivuga? Ibyo byose mbere yuko Yesu Kristo agaruka kugira ngo aramire amahanga azabageze kure, kuko amahanga bafite intwaro atigeze agira mu mateka y'amahanga, intwaro za kirimbuzi zikomeye. Rero umwami Yesu, Bibiliya yishura yuko azagaruka kwima ingoma ye mu buryo bugaragara. Hano ntabwo mvuga kuzamura itorero, ko ibyo bishobora kuba umwanya wose. Ndavuga kwima ingoma ye ku mugaragaro. Azaza isi iri muri yo kao bavuga, azaza isi iri hafi ku ubwayo kwihanagura inyoko muntu ikava, ibinyabuzima inyoko ikava muri isi, ariko azaza kugira ngo ashobore guhagarika ubwo busazi abantu bazaba barimo bwo kwirangiza ubwabo, kurangiza amateka yabo muri isi. Aho niho rero azahagarika intambara y'isi yose, izabica ibintu cyane cyane muri bihugu by'uburasirazuba bwo hagati, cyane cyane muri Israel. Hanyuma noneho agatangiza rero ingoma y'amahoro, azaba amahoro arambye asesuye, amahoro ku isi yose. Ariko icyo gihe rero Bibiliya iravuga ngo kizabanzirizwa ngo n'igihe cya kao, n'igihe kao nima twavuga mu Kinyarwanda akavuyo.
urumva rero ko rero nimba abantu bakomeye b'isi batangiye kuvuga ko akavuyo kaje, kandi Bibiliya nayo ikaba ivuga ko amahanga amateka yayo azarangirana n'akavuyo, murumva ko rero ibyo bintu ni ibintu dukwiye kwitondera, kubera ko imvugo ya Bibiliya n'imvugo y'abantu b'isi bakomeye ubu ni imvugo imwe. Ni ukuvuga ngo rero isi igira yinjire muri bya bihe rero abahanuzi b'Imana na Yesu ubwe umwami wacu bahanuye bavuga ko amahanga kubera ko azaba yarateye Imana umugongo akabaho nk'uko Imana rurema itabaho, nk'uko yiremye ubwayo, ngo ibyayo bizarangira muri kao. Uyu munsi rero turayibona rero iyo kao iratangiye nk'uko babivuga. Ni ukuvuga ngo Amerika ubu ifite ibihugu bihakana ubuhangange bwayo, hari ibihugu bihanganye nayo nabyo bifite imbaraga zikomeye, ari bya bihugu byitwa ibihugu bya BRICS, Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa, Afrika y'Epfo n'ibindi bihugu biro birinjiye mu Arabia Saudite, n'ibindi bitarinjiye biro birasaba kwinjiramo, kandi byose intego nimwe nuko bivuga ngo birarambiranye ibinyenjana byose abanyaburayi, ibihugu by'uburengerazuba byakandamije ibindi bihugu byose byo ku isi. Igihe kirageze yuko noneho dushira iherezo kuri uko gukandamizwa n'ibihugu by'uburengerazuba, Amerika ku isonga hamwe n'abanyaburayi. Ibihugu by'uburengerazuba ni ukuvuga ngo ibihugu byose bitwa ibihugu by'uburengerazuba, urumva harimo Burayi, Amerika, za Canada ndetse na za Australia n'ibikindwa ngo nubwo byaba bitari uburengerazuba ariko bibarirwa muri burengerazuba, kuko abari muri ibyo bihugu bagiye kubifata bavuye muri kontinent y'Uburayi, umugabane w'Uburayi. Ni ukuvuga ngo uyu munsi rero turinjira mu bihe aho imvugo y'abantu bakomeye mu isi niyo mvugo ya Bibiliya. Ibi rero ni ukumenya yuko dukwiye kubyitondera. None rero muvandimwe unyumva, nimba utarakira umwami Yesu nk'umukiza wawe, umenye yuko mu gihe kizaza nta byiringiro bihari byazanwa n'umwana w'umuntu. Urumva yuko n'abakomeye mu isi bavuga rikijyana, bafite ijambo ku byerekeye ubuzima bwo mu isi, kuko Imana yabatije icyo gihe kugira ngo bakoreshe ububasha bwabo. Ni Imana yabatije ubwo bushobozi. Nimba ubwabo rero baravuga bati twinjiye muri kao, nabivuze ejo bundi inshuro nyinshi basubiramo ijambo umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ngo le monde entre dans une ère de chaos. Ubwo yarabivuze. None bibe biravugwa n'abanyemari, biravugwa n'abantu batandukanye bari mu nzego zitandukanye mu miyoborere y'isi, haba mu bukungu, haba mu bya gisirikare, haba mu bya politiki, abo bose bahurije hamwe kuvuga ko isi yinjiye mu gihe cy'akaga. None muvandimwe, we wumva yuko nimba uzi yuko umuntu adapfa nk'ihene ngo ashire, ko umuntu Imana yamuhaye umwuka n'ubugingo n'uyu mubiri, ko umubiri ari upfa gusa ariko umuntu w'imbere akomeza kubaho, none wibaza yuko nyuma y'iyo kao uzaba urihe? Niyo mpamvu rero Bibiliya ikubwira ko Yesu yazanye inkuru nziza, yaje kuduha ibyiringiro yuko umwana w'umuntu ntabwo ari we afite ijambo rya nyuma ku mateka y'isi, ko Imana uretse ubugingo buhoraho iha ku bantu bizera Kristo no kubyerekeye imibereho y'isi, ubuzima bwo muri iyi si, ntabwo ubusazi bw'abantu buzarangiza ubuzima bwo muri iyi si. Umwami Yesu azaza hano kugira ngo ahagarike ubusazi bw'abantu bazabashoye isi mu ntambara ya kirimbuzi, hanyuma atanga izi ngoma Bibiliya yita millennium cyangwa ingoma y'imyaka igihumbi, ingoma y'amahoro. Bayita ingoma y'amahoro. Nushaka gusoma iby'iyo ngoma jya muri Yesaya igice 11, uraza kubona iby'iyo ngoma Imana ivuge iyo ariyo, ko ari izazana amahoro umwana w'umuntu atigeze agira kuva aho Satani yagushije Adamu na Eva mu cyaha akabavana mu bwiza bw'Imana. Rero uyu munsi naje kubwira ngo inkuru ivugwa mu isi ni inkuru ikura umutima, ariko ukwiye kwisimbuza inkuru nziza ya Yesu Kristo. Akira umwami Yesu niho honyine hari ibyiringiro by'ejo hazaza, kubera ko iyo kao izaza, ko Bibiliya yivuga imyaka ibihumbi
n'ibihumbi Bibiliya yarabivuze. none numva ko n'abayobora isi abavuga rikijyana mu nzego zitandukanye nabo ubwabo niyo mvugo bafite. urumva rero ntabwo ari ibintu turi turahimba, ni ukuri guhari. ushobora kuba ubizi yuko amakuru avugwa ku mateleviziyo mpuzamahanga, kuri interineti, ku mbuga zitandukanye, ni imvugo imwe gusa, nuko isi ibyayo yataye umurongo. rero yewe icyo nje kubwira, hari ibyiringiro. Yesu ni ibyiringiro by'amahanga. mwakire nimutaramwakira, hanyuma wowe wamwakire nawe ntukine n'agakiza, gahagararemo neza, tunganya ubuzima bwawe, ibidatunganye bitunganye, kubera ko Yesu Kristo koko tuvuze ko ari ku rugi, ntabwo tuba tubeshye. ariko ikibazo rero, ese uriteguye? ese uracyafite ibyiringiro muri we? nimba waraguye, ntabwo rirarenga, nimba ugihumeka muri umubiri, nuko ubuntu bw'Imana burashobora gutabara, kandi ukongera kugaruka mu rukundo rw'Imana, kongera gusubira mu nzu y'Imana, kongera kubarwa mu ntama z'Uwiteka, kongera kubarwa mu bo Yesu Kristo agira azi gutwara, mbere yuko ako kaga gakomeye n'abantu b'isi bakomeye bari baravuga kaza muri isi. rero uyu munsi rero hari ubutumwa bwiza, hari inkuru nziza yasimbura iyo nkuru mbi ivuga ko isi igira yinjire mu bihe by'akawo cyangwa ibihe by'akavuyo. Umwami rero adufashe kandi azasange twiteguye. ntabwo ari inkuru z'idini, ndio ndababwira inkuru z'agakiza k'Imana. ni inkuru z'uko Yesu uriya wambwe ku musaraba ari hafi kugaruka, kandi kugaruka kwe azagaruka abaza twari itorero rye, aribo bera bose, abakristo bose, abantu b'amahanga yose, indimi zose n'amoko yose, ari abayahudi bamwizera, ari abanyamahanga bamwizera, bose bakazatwarwa mu nyaguhumbya kumusanganira. hanyuma akazagarukana rero n'abera bose bo mu bihe byose, amahanga ageze ahantu hashaka kwirimbura ubwayo, amahoro yabuze mu isi burundu, aho isi iri mu mirwano ikomeye cyane izahitana imbaga. hanyuma Yesu akagarukana n'abera bose, agahagarika iyo ntambara, noneho agatangiza ingoma y'amahoro. Umwami rero adufashe twese kugira ngo ntihazagire n'umwe azahura n'akaga, ahubwo umuntu wese amenye ngo hanze ya Kristo nta byiringiro. Amen.